ni kuri Kunda Ubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabaheye. Hano ijambo ry'Imana mu Migani 16 ku murongo waho wa 23 haravuga ngo umutima w'umunyabwenge wigisha ururimi rwe kandi umwungura ubwenge mu byo avuga. Turabasuhuje nshuti bakunzi bakunda Ubwenge TV, amahoro y'Imana nabe kuri mwe mwese mudukurikira aho muherereye ku mpande enye z'igihugu cyacu ndetse no ku mbibi za hafi n'izakure. Tubashimire ko mudukurikira mugakora subscribe, mugakora share, like, comment, murabe igiciro, murabe ingenzi kuri Ubwenge TV. Umunsi rero twagize umugisha, ariko kamanze mbabwire ko nitwa Ndabameze Emmanuel, nubwo tuburana kenshi mukatwumva kenshi. Tubashimire rero kandi ndacyabisubiramo, tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Ariko si ni ikiganiro, ntabwo ari ikiganiro, reka tubimenye mu kanya tumaze kwakira umutumirwa wacu. Ni utubwira icyo Nyagasani yamutumye, kuko mukimara kubona umuntu yicaye hariya mujye mumenya ko Nyagasani yaduteye iteka. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Ubu ndagusuhuje nawe urasuhuza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Turakwishimiye cyane. Murakoze cyane. Nubwa mbere abantu cyangwa se abakunzi bakunda Ubwenge TV baba bakubonye, bashobora kuba bakubona handi, ariko kuri Ubwenge TV ni ubwa mbere. Yego, muratangira rero mwibwira abakunzi bacu bakurikiye. Amazina yanjye nitwa Oscar Wakurikiza, umugabo ndubatse, mfite umugore n'umwana. Ndashima Imana. Uwabakurikiza Oscar. Yes. Uwabakurikiza ko rikaze. Ntabwo rikaze cyane kuko gukurikiza ni byiza. No, uwabakurikiza yagubwa neza. Yabakora ibyiza. Yabakora ibyiza. Reka tubishyire muri iyo context. Yabakora ibyiza. Yabakora ibyiza. Okay. Aha, tunejejwe rero no kukwakira kuri Ubwenge TV. Murakoze cyane. Ni iby'igiciro kandi n'abadukurikiye ndizera ko baza kugubwa neza ndetse bakarya. Kera mu rusengero bajyaga umuyobozi wa gahunda ajyaga avuga ngo uyu munsi turarya. Ako kantu urakazi? Ndakazi. Yego, ariko no ku maparato y'umwami. Ngo maparato y'umwami. Ako munsi baracyakavuga? Sinzi wenda bamwe hari abatakibivuga kubera ko bibagiyeho barira, bitewe n'amasaha ntibariraho n'abamenye. Yego. Ni arutuntu bagiye basa n'abahunga kandi twari twiza. Rero uyu munsi Nyagasani yagutumye kuri twe twese. Iko bimeze. Abakunzi bakunda Ubwenge TV, yewe nanjye umusangiza w'amagambo ntabwo nisigaye. Nanjye nyotewe no kumva ibyo Uwiteka yagutumye kuri iki kinyamakuru. Reka tugusabe usenge Imana, noneho numara gusenga Imana arya umusengera hehe. Nubwo insengero bazifunze ariko aderesi za dusengera ziracyavugwa. Yego. Okay, neranira mu itorero bita Israel Holy Church, ariko bavuga ubutumwa mu buryo butandukanye hirya no hino. Yego. Mu Israel Holy Church. Ntabwo barakwimika? Oya. Okay, rero ni byiza tumaze iminsi tubwira abantu ngo baze tubahereze mikoro bavuga Uwiteka, kubera yuko insengero zarafunzwe ariko kuvuga Uwiteka ntibyafunzwe. Urusengero n'umutima w'umuntu, burya Paulo bigeze bamufunga, ngo nubwo mwafunga ariko ijambo rya Kristo muri nge ntirifungwa. Okay. Ijambo rifite imbaraga. Ntabwo warifunga rero. Ntabwo warifunga. Wafunga inzu z'abantu, cyane ko tujya tubona n'Abisiraheli hari igihe basubiye inyuma, bakajya birata urusengero, ariko Yesu aravuga ati urwanjye nge nzarusenya, urubu nzarusenya iminsi 3 mbe rwubatse. Uriya yavuga ku mubiri we? Hari icyo ashaka kuvuga. Ashaka kugaragaza ko ari we rusengero nyakuri, kuko abantu bari basigaye birata ibigaragara ariko muri bo nta rusengero barimo. Urusengero rero tugendamo aho waba uri hose, gusa ijambo ry'Imana ngo mukumbure guterana kwera. Guterana ni byiza, ni iby'igiciro ku bana b'Imana, ariko ntihazagire ubeshya ngo bafunze urusengero. Okay. Ubwo nawe ukashyizemo. Murakoze rero, reka n'ubundi tushyire imbere y'Imana ahasigaye tugezeho ubutumwa nk'uko Uwiteka yabubahaye. Ntabwo ari twe data, ahubwo ijambo ryawe ribe muri twe, umwuka wawe ari gutuyobora kugira ngo ibyo tuvuga ntabwo ari twe, ahubwo umwuka wawe aba ari ugaragara, kandi icyo ushaka n'icyo ushima ari cyo kiba mu isi nk'uko kiba mu ijuru.
duseze twiringiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Muri mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni rwo buzima, ijambo ry'Imana ni rwo rufatiro. Dawidi yarabivuze neza muri Zaburi ya 11 ku murongo wa 3, aravuga ngo se imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Ijambo ry'Imana rero ni rwo rufatiro. Uyu munsi nje kubaganiriza ku bijyanye n'umutima. Hano ijambo ry'Imana mu Migani 16 ku murongo waho wa 23 haravuga ngo umutima w'umunyabwenge wigisha ururimi rwe kandi umwungura ubwenge mu byo avuga. Bene data, umutima ni ikintu gikomeye cyane, kuko akenshi ibyo tuvuga n'ibyo dutekereza bisozwa n'ibyo tuvuga. Yesu yabivuzeho neza, aravuga ngo ibyuzuye umutima nibyo akanwa kavuga. Akenshi ibyuzuye mu mitima y'abantu nibyo bavuga. Uwuzuye ishyari avuga iby'ishyari, uwuzuye iby'urwango avuga urwango. Niyo mpamvu umutima w'umunyabwenge ari ikintu kimwungura buri munsi mu byo avuga, mu byo atekereza. Rero hano tubona ijambo ry'Imana mu Migani, naho ibice 4 ku murongo wa 23 haravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Nta kindi kirinda umutima w'umuntu uretse ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rigera mu mutima w'umuntu rikabasha kuwuzuzamo ubwenge, rikabasha kuwuzuzamo ibikwiriye, kugira ngo umuntu w'Imana abashe kuvuga ibivuye ku mutima w'Imana. Umutima w'umuntu ni ikintu cyo kwitondera cyane, kuko tubona ko akenshi umutima w'umuntu ujya ushukana. Iyo usomye muri Yeremiya ibice byaho 29 ku murongo waho wa 10 haravuga ngo umutima w'umuntu ushukana kurusha ibintu byose bibaho, ngo ndetse ugira indwara n'ujya wizera gukira. Umutima w'umuntu rero ni ikintu cyo kwitondera cyane, kuko umutima w'umuntu ujya uhura n'ibintu byinshi. Nako ni muri Yeremiya 12 ku murongo wa 9 aravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Gukira k'umutima w'umuntu rero ukizwa nuko yumvisha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigatura muri we, ijambo ry'Imana rikabasha kuzura muri we, ijambo ry'Imana rikabasha kurinda umutima w'umuntu kugira ngo utajya kure y'ibyo Imana imwifuzaho. Hano ugiye muri Zaburi 119 ku murongo waho wa 11, Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Umutima rero yubitsemo ijambo niwe ubasha kurindwa kugira ngo utabasha kujya kure y'ibyo Imana yifuza ku muntu. Bene data rero, ndagira ngo rwose buri muntu wese mu gihe nk'iki turinde umutima wacu, kuko umutima urimo iby'ubugingo. Umutima niwo ukorerwamo imigambi mibi. Umutima hano ijambo ry'Imana rivugaho cyane, kandi ibiri mu mutima bigasohozwa nicyo ururimi ruvuga. Hano mu Migani 15 ku murongo wa 7 bavuga ngo ururimi rw'umunyabwenge rwamamaza ubuhanga, ariko umutima w'umupfapfa siko ukora. Akenshi rero umutima w'umuntu ugaragaza ibyo atekereza cyangwa se n'ibyo yibwira. Niyo mpamvu mu gihe nk'iki cy'iminsi ya nyuma dukwiriye kwitondera ibyo dutekereza, ibiba mu mitima yacu, kuko iba mu mitima yacu nibyo bigaragara mu byo tuvuga, nibyo bisohoza. Ibyo dutekereza buri munsi birangwa n'ibyo tugira ute n'ibyo tuvuga. Reka twumve icyo Yesu Kristo yabivuzeho hano muri Matayo ibice 12 ku murongo wa 33 bavuga ngo nimwite igiti cyiza n'imbuto zacyo muzite nziza, cyangwa nimwita igiti kibi n'imbuto zacyo muzite mbi, kuko igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Mwabana b'incira mwe, mwabasha mute kuvuga amagambo meza muri babi? Ibyuzuye mu mutima nibyo akanwa kavuga. Umuntu mwiza atanga ibyiza bikuwe mu butunzi bwe bwiza, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. Kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha.
bene data twitondere amagambo tuvuga. Amagambo arimo byinshi, cyangwa se icyo twita ijambo umuntu asohora mu kanwa ke riba ririmo ibintu byinshi. Niyo mpamvu tugomba kwitondera amagambo. Tubonye ko Yesu yise abitwaga abafarisayo ati niko mwabana b'inshiramwe mwabasha kuvuga gute ibyiza kandi muri babi. Akenshi rero ni ukuvuga ngo ibyo umuntu avuga biba bivuye mu byo umuntu atekereza. Bene data, icyo nabunguraho ubwenge, tumenye ko ibyo tuvuga bifite ingaruka ku buzima bwacu. Ibyo uvuga bishobora gutuma ubaho cyangwa ugapfa. Hano Imigani ibice byaho 20 ku murongo waho, Imigani ibice 18 ku murongo waho 20 na 21 aravuga ngo ururimi rwiza nirwo ruhaza inda y'umuntu, kandi amagambo meza yunguka niyo amuhesha guhaga. 21 aravuga ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Bene data rero tube maso, tubonye ko ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza. Kenshi ibyo umuntu avuga bigaragaza ibyo umuntu atekereza, kandi igituma abantu bavuga ibitagira umumaro nuko baba bari gutekereza ibitagira umumaro. Umutima w'umuntu ni ikintu cyo kurindwa cyane. Bene data, ndabasaba ko mu gihe nk'iki tugomba kurinda imitima yacu, tukayirindisha ijambo ry'ubwenge, ari ryo jambo rya Kristo, kuko muri we niho harimo byose. Muri we niho dusanga ibyavuzwe n'Imana bibasha gukiza ubugingo bwacu. Ijambo ry'Imana nibwo buzima. Ijambo ry'Imana niryo ribasha kuturinda gutekereza ibidakwiriye, kuko ijambo ry'Imana niryo riduha kuvuga ibijyanye n'ibikwiriye. Hano tubona muri Yeremiya ibice byaho 29 ku murongo waho wa 11 haravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzahabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni ukuvuga ngo Imana iturema umutima ikoresheje ijambo ryayo. Nk'uko umwubatsi yagiye kubaka, hari ibyo yifashisha kugira ngo yubake inzu ye kandi izaba ikomeye. Niyo mpamvu n'umuntu akwiriye kubakwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo ribashe kumwubaka umutima, abashe kugira ibitekerezo bishyitse, abashe kugira ibitekerezo bihamye, abashe kugira ibitekerezo bibasha kugirira abandi umumaro. Niyo mpamvu igihe cyose wubatse ibitekerezo bizima, ibitekerezo byubaka imitima y'abandi, bidasenya abandi, bitanegura abandi, bitavuga abandi nabi, icyo gihe umutima wawe uba wubakitse rwose. Reka twumve hano ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 10. Twumve icyo Yesu yabivuzeho ku bijyanye n'umuntu, ibice 7 ku murongo waho wa 24. Yesu avuga ibyo kubaka. Yesu aravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kubi. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase nk'abanditsi babo. Bene data, tubonye ko iyo wubatse ku ijambo rya Kristo, umutima wawe uba ukomeye, ibije byose ntibiguhungabanya, kuko muri iyi si ibintu bya mbere bisenya abantu ni ukumva ibitagira umumaro, kuko akenshi ibyo umuntu yumva bishobora kumwubaka cyangwa se bikamusenya. Tubonye ko ngo uwumva amagambo yanjye, kenshi ijambo rya Kristo iyo uryubatseho nta gusenywa na byacitse, ibintu byose biraza bikakwikubitaho ariko bigasanga ukomeye. Bene data, mu gihe nk'iki rero, mu gihe isi yuzuyemo amagambo
atagira umumaro. Dukwiye kubaka ku ijambo ry'Imana, tukubaka ku rutare, tukubaka kuri Kristo Yesu, tukabasha gukomera mu bihe nk'ibi, mu bihe bitoroheye isi ya none, tugakomera. Hano rero muri Petero wa mbere, urwandiko rwanditswe na Petero rwa mbere ibice 2 ku murongo wa 4, haravuga ngo ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'igiciro cyinshi. Bene data, dukwiye kwegera Kristo. Burya uko we urushaho kwegera umucyo, ni kurushaho gusa n'umucyo. Iyo ukurushije kwegera ahantu hari umwijima, ni kurushaho kuba umwijima. Ibitekerezo by'abantu akenshi iyo bavuga ikuzimu, naho abantu berekeje ibitekerezo. Iyo abantu batakerekeza ibitekerezo mu gushaka Imana, iyo abantu batagereza ibitekerezo byabo mu gushaka Imana ngo bayibone, ibitekerezo byabo biheranwa n'umwijima. Ugasanga umuntu yareba undi ntamubone, ugasanga umuntu arareba ibizima ntabibone, kubera ko ari mu mwijima. Ariko ngo tumwegere, niwe buye rizima, ibuye ryanzwe n'abubatsi. Abubatsi n'abiyita abanyabwenge, abubatsi n'abiyita uko batari, ariko umunyabwenge n'uwubaka ku rutare, ari rwo Kristo. Rwanzwe n'abubatsi, abagakwiye kubaka abandi ahubwo bakabasenyesha ibyanditswe, abagakwiye kubaka abandi bakabasenyesha ibitagira umumaro. Ariko mwene data, tumaze kubona ko ibuye abubatsi banze ari ryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Mu gihe nk'iki rero, mureke twubake imitima yacu, twiyubakisha ijambo ry'Imana, kuko umutima w'umuntu ntabwo wawubakisha amafaranga, ntiwawubakisha kwiga amashuri menshi, ntiwawubakisha gutunga ibya mirenge, ahubwo umutima w'umuntu wubakwa n'ijambo ry'Imana. Igituma ubona abantu bari gusenyuka nuko batagiha agaciro umwanya ijambo ry'Imana. Twatangiye tuvuga ko umutima w'umunyabwenge wigisha umutima we, kandi ukamwungura ubwenge mu byo avuga. Bene data rero, iyo wungutse ubwenge uba wungutse ibintu bizima, iyo wungutse ijambo ry'Imana uba wungutse ibyakugirira umumaro. Dusomye hano mu Bakolosayi ibice 2 ku murongo waho wa 3, haravuga ngo muri we ni ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya byahishwe. Muri Kristo niho harimo ubwenge, niho harimo kumenya gutunganye, kuko ni mu butunzi bwose no kumenya. Wamenya ibya siyanse, ariko hari aho bitakugeza. Ariko iyo umenye Kristo, ubumenyi iby'ubuzima, ubuzima bwose bushingiye muri Kristo, kuko niwe buye rizima, niwe buye abubatsi banze, ariko rikaza guhinduka irigira ute, irikomeza imfuruka. Bene data, dukomeze twubaka imitima yacu, kuko umutima wubakitse ubasha kubaka n'abandi, kuko ibyo tuvuga akenshi yatari ibyubaka abandi aba ari ibibasenya. Niyo mpamvu tugomba kwitondera amagambo yose ava mu kanwa kacu, kuko amagambo atuvamo akenshi ashobora guhumanya abandi cyangwa se akabasenya. Ariko ijambo ry'Imana niryo ribasha kubaka umuntu, rikubaka umuryango, rikubaka sosiyete, rikubaka ibihugu, kuko ni ijambo rizima, ni ijambo rifite ububasha, ni ijambo ribasha gukiza, ni ijambo ribasha guhindura ubuzima bw'umuntu. Umuntu wese wumvisha ijambo ry'Imana akarihagararamo, ijambo ry'Imana ribasha kumuhindura, rikamuha ubundi buzima, rikabasha kumuhuza n'abakomeye. Tubona ijambo ry'Imana ryagiye rikura abantu benshi mu buzima butagaragara, rikabashyira mu buzima bugaragara. Reka twumve ubutware bw'ijambo hano mu Baheburayo ibice 4 ku murongo waho wa 12. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze.
ibyo twakoze rero harimo n'ibyo tuvuga. Hano tubonye ko ijambo ry'Imana rimeze nk'inkota, ribasha gutandukanya ibya kamere n'iby'umwuka, ribasha gutandukanya igufa n'umusokoro. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima, niryo rifite ubuzima, niryo ribasha kubera umuntu wese indorerwamo, rikabasha kumuyobora mu gukiranuka kose. Bene data, mureke dukomeze kwihatira kumenya ijambo ry'Imana, twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga, twumve icyo ijambo ry'Imana risobanura, kugira ngo ribashe kudusobanurira uburyo dukwiriye kugenda. Hano mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cyaho cya mbere ku murongo wa 22 haravuga ngo, ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu wirebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Ariko witegereza mu mategeko atunganye rwose, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Bene data rero, ntabwo ari ukumva gusa, ahubwo ni ukumva ugashyira no mu bikorwa icyo wumvisha. Akenshi ibyo tuvuga ni ibyo twumva n'abandi, ibyo tuvuga ni ibyo dufata umwanya tugatekerezaho, ariko biba byiza ko umuntu agira umwanya wo gusabana n'Imana, kugira ngo abashe kuvuga ibivuye ku mutima w'Imana, kuko ku mutima w'Imana niho hari ubuzima, ku mutima w'Imana niho hari guhishurirwa, kuko ijambo ry'Imana rirabivuga neza. Mu Migani ibice 29 ku murongo wa 18 haravuga ngo, ahatari uguhishurirwa abantu bararimbuka. Abantu bararimbuka iyo abantu badahishuriwe. Ni ngombwa ko umuntu ahishurirwa, kuko iyo umuntu amaze guhishurirwa ikiri ku mutima w'Imana, abasha kukivuga uko kiri, atishyize hejuru, atikakaje, kandi icyo avuze kikabasha kugira kikagira abandi umumaro. Ijambo ryose wavuga utarihishuriwe ntabwo ryakiza umutima w'umuntu, kuko buryo uzarebe n'ibiryo bitateguwe bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu mwene data, ukoresha umunwa wawe, iga gukoresha umunwa nk'umunyabwenge, kuko ijambo uvuga niryo rizagutsindishiriza. Twabibonye ko Yesu yabivuzeho. Bene data, ijambo ryose uvuga ry'imfabusa rizagushyira mu rubanza. Urubanza rw'amagambo ruzaba, umuntu wese abashe gucirwa urubanza rw'ibyo yavuze, abashe gucirwa urubanza rw'ibyo yakoze. Muritondera amagambo yo muri iyi minsi, kuko buri wese, abantu bajya bicazwa no gushyushya inkuru. Ariko icyo nababwira bene data, twirinde kwicazwa no gushyushya inkuru, ahubwo twicare tuvuga amagambo yakiza imitima y'abantu, kuko iki gihe ni igihe buri muntu wese akeneye kuvomererwa, umutima we ugatoha, umutima we ukabamwo iby'ubugingo, umutima wawe ukabamwo iby'ubuzima, ukabamwo ibyakiza abandi. Ibyo kuvuga ibitagira umumaro bikava mu mitima y'abantu, abantu bagasigara bafite guhishurirwa, bagasigara bavuga Kristo nk'uko ari, bakamuvuga nk'uko yariho, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu Baheburayo ibice 13 ku murongo wa 8, avuga ngo uko Yesu Kristo yari ari, n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Two kubaho abantu bahindagurika, ahubwo tube turi abantu bafite ijambo ry'ubuzima muri twe. Uko umuntu akuzi akaba ariko akubona, ntube umuntu uhindurwa n'ibihe, ahubwo ugategeka ibihe. Kuko iyo umuntu afite ijambo ni ijambo rya Kristo, ni ijambo ry'ibihe uko ryariri, n'uyu munsi niko rizahoraho iteka. Yewe mwene data, ndakubwiza ukuri, ijambo iyo urifite mu mutima, umutima wawe ugubwa neza, umutima wawe uba mu mahoro, umutima wawe ugenda ntacyo wikanga. Umutima w'umuntu iyo ufite ijambo muri we, agenda yumva afite umutekano.
waba mu nzu nziza ariko udafite ijambo rizima ukayiburamo amahoro, kuko amahoro yose ava ku Uwiteka, kandi ijambo ryose rizima riri mu muntu ribasha gutanga ubuzima. Rero icyo nifuza bene data, tugira umutima nk'uko mu Bafilipi ibice byaho 2:5 havuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo, ngo nubwo yari afite akamero k'Imana ngo ariko yabifashe yisize ubusa, ngo aramanuka afata akamero k'umugaragu w'imbata. Ibaze kwemera kuba umugaragu w'imbata. Turabizi neza ko imbata ari umuntu wabaga waraguzwe, nta kintu ahembwa, ari umuntu uraho, ariko Kristo yemeye kuba umugaragu w'imbata, araza kugira ngo akize nge nawe. Yazanye ijambo ry'ubuzima, yazanye ijambo ryo kudukiza. Niyo mpamvu ijambo rya Kristo ku muntu wese uryizera ribasha kumukiza urupfu, ribasha kumukiza ubukene, kuko ubutunzi bukomeye twabonye ko bwari muri we. Mwene data udukurikiranye, komeza uharanire kugira ijambo rigwiriye muri wowe, ugira ijambo ririnda umutima wawe, kuko umutima twabonye ko ntiwawurindisha ikintu icyo ari cyo cyose. Ijambo ry'Imana niryo ribasha kurinda umutima wawe. Umutima w'umuntu iyo urinzwe n'Imana ubasha kuba mu mahoro. Umutima w'umuntu iyo urinzwe n'ijambo abasha kuvuga ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Bene data, twitondere ibyo tuvuga, kuko ibyo tuvuga bigaragaza ibyo dutekereza. Niyo mpamvu buri muntu wese akwiye kwitondera ibyo avuga, ukamenya niba ibyo uvuze bijyanye n'umwanya urimo, cyangwa se ukamenya n'ububwira ko hari icyo umufashije, kuko hari abavuga amagambo y'ibikomere, hari abavuga amagambo y'urucantege, hari abavuga amagambo bitewe n'ibyo bahuye nabyo. Twabonye ko ibyo umuntu atekereza aba ari byinshi, ariko intambwe ze zikayoborwa n'Uwiteka. Mureke duhe imitima yacu Uwiteka aba ariyo iyobora imitima yacu. Katwiragize Imana kugira ngo ibyo dutekereza n'ibyo twibwira bikomeze kuyoborwa n'Uwiteka. Mana Data nyagora ku ngoma, turagushimye turaguhimbaje kuko uri Imana ishobora byose. Muri uwo mwanya rero tuguhaye imitima yacu, reka igengwe nawe, reka iyoborwe nawe. Twabonye ko umutima w'umuntu ushukana kurusha ibintu byose bibaho, ngo ndetse ugira indwara ntujya wizera gukira, ariko ngo ninde wamenya ibyawo? Ngo njyewe Uwiteka ninjye uzarondora umutima. Reka urondore imitima yacu mu gihe nk'iki Mwami, uduhe kuvuga ibyo twatekerejeho, ubashe kutwigisha no kutwungura ubwenge mu byo tuvuga, kugira ngo tuvuge ibihindukira abandi ubuzima. Urakoze kuko uri Imana ishobora byose. Dusenze twiringiye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.